rwose mutari bubone turabubona umutaka nkuguze mu gitondo kubwa message Yesu yamaye mu gitondo cyane ijoro Imana irambwira ngo genda ugura umutaka ndagenda ngura uyu mutaka ariko Imana irambwira ngo uwo mutaka azaza cy'intambara zishire inshuti mudahwema gukurikirana ijambo ry'Imana hirya no hino n'ubuhanuzi butandukanye na message zitandukanye Uwiteka Imana agenda anyuza ku bagaragu be yatoranije hirya no hino mu isi, yatoranije intore ze, yazitoranije ku manywa n'ijoro. Amaso wenda nuko ugiye kwibwira abantu nyine bakurikiranye imbuga nkoranyambaga zinyuzwaho ubutumwa bwiza bwa Yesu, ariko Yesu yaratoranije mahanga yose. Wowe mu ntore z'Imana watoranijwe mu gihe kingana iki? Umaze igihe kingana iki waratoranijwe? Ngira kubaza none ya murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye naho banegeye Solange. Amaze imyaka 12. Umaze imyaka 13 yose uri intore yatoranijwe mu mahanga yose n'indimi zose n'amoko yose. Ariko urebye nko mu byo Kristo yagutoranirije, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko bamwe batoranije kuba abahanuzi, abandi batoranya kuba abapasteri, abandi batoranya kuba abigisha, abandi batoranya kuba abahugura, abandi ibatoranya kuba ababwiriza butumwa, abandi batoranya kuba abaririmbyi, abandi batoranya kuba abacaha, abandi batoranya. Ega ko yaratoranije. None wowe muri uko gutoranywa muri izo ngingo, wowe ubona yaragutoranije mu ruhe ruhande? Imana noranije buryo butandukanye. Ko navuga yego ubundi ndi umuhanuzi w'Imana, ndi umukozi w'Imana, icyo Imana inegetse nanjye niko nyivuga. Iki ruhande ndakivuga buriya Yesu yagutoranyije aba yakugiriye icyizere. Nawe Yesu nakugirira icyizere hari icyo azakorana nawe. Imana nikugirira icyizere hari ibyo izaza gukora mu buzima bwawe cyangwa mu ruhande rwawe. Dufite Imana rero, niko njya mbwira abantu, igihindura amateka y'ubuzima bw'abantu. Hari ubuzima bwawe bwaba bwarapfuye ariko Imana ikabije kubuzura. Hari igihe ubona byaranze ukavuga ngo se ko mbona ibintu byose nta nzira, ariko nje kukubwira ngo Yesu afite inzira za byose ku buzima. Yesu afite inzira za byose rwose ku muntu uwo ari we wese. Imana ishimwe. Ndabwira ngo wikwiheba, witinya, nubwo ubona intambara ari nyinshi, nubwo ubona urugamba rukubanye rwinshi, haba mu rugo rwawe cyangwa mu kazi ukora, ariko nje kukurema by'ibyiringiro nkubwira ngo hari imbaraga z'Imana. Yego, Imana ishimwe cyane. Urumva ko Uwiteka utubwiye ko Uwiteka yagutoranije, cyangwa Kristo mu ntore ze yatoranije, yagutoranije mu rwego rw'ubuhanuzi. Yego, none hari abahanuzi mu buryo butandukanye. Hari abahanuzi aka Yesaya. Iyo tuvuze Yesaya ubuhanuzi bwe, biba tuvuze ko hari ubuhanuzi nyine bumara iminsi, hakabaho gutegereza, hakabaho ubuhanuzi bwa Elisa. Impamvu tuvuga kwa Yesaya nyine mu bwo gutegereza, uribuka ko yahanuye ngo duha umwana w'umuhungu, hatambukaho imyaka 700 gutyo iribirandura, umwana w'umuhungu agiye avuka. None hari ubuhanuzi bwa Elisa nawe niwe uvuga ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya. Ubwo n'ubuhanuzi burasaho nk'umurabyo bukaburaje. None weho uko ubona uburyo Kristo gutoranije bw'ubuhanuzi, ubona yaraguhaye aka Yesaya cyangwa aka Elisa? Ubuhanuzi bwanjye ni ubusohora vuba. Ubwo ni aka Elisa. Ubuhanuzi bwanjye ni nkubwira ngo Imana igukijije kanseri, umve ko igukijije kanseri. Ubwo nyine n'ejo nk'iki gihe yego, umve ko Imana iguhaye urubyaro. Imana ishimwe. Nkubwira ngo Imana yubatse urugo rwawe. Yego, Imana irabije kubaka urugo rwawe. Amen. Hari bya bindi bimeze nk'imisozi miremire,
haleluya amen Yesu aje kugira gute gukora ku buzima bwawe yego mbese nawe urabyumva dufite imana rero ihindura abantu amateka yarangiza ikagira gute igahindura amagambo dufite imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva dufite imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva haleluya dufite imana rero muri iyi minsi Yesu nashimwe cyane amen nje kubwira abantu ngo ni kukarara umutima icyo nababwira ni gukorera umutima nje kubabwira imana ifite imbaraga nje kubabwira imana ihindura ibyanze guhinduka nje kubabwira imana ikomeye yahinduye ibyanze guhinduka yageze kwa Lazaro wari upfuye agira gute arazuka haleluya amen nje kubabwira imana ya yindi baba barakumanikiye amatangazo yarangiza ikagira gute ikayamanura amen nje kukubwira imana ivuga bikaba yategeka bigakomera yego muri iyi minsi murambabarira ndi kuvuga amagambo make ntabwo ndi kuvuga menshi ndi kuvuga amagambo make ubundi umuntu avuga uko yatekerewe hari ubuhanuzi imana muri iyi minsi imaye yego nabuhawe mu gicuku cya nijoro buriya hari ubuhanuzi umuntu adashobora kwihererana uko byasa kose imana itugirire neza kandi imana itwiteho nimara kubona ubwo buhanuzi navuze ngo ntabwo nshobora kuburarana cyangwa ngo mbicirane nicyo cyatumye nza kuri social media ntabwo buriya hari ibintu imana yagiye ikuramo hari igihe abahanuzi bagendaga mu nzira bavuga imana abantu bakabatera amabuye bakavuga ati genda murabeshya ugenda murabeshya ariko njyashima imana yazanyeho izi mbuga nkoranyambaga njya mbishima cyane icyatumye ziza yego iyo naje uwo muri Amerika ari bubonemo mesaje haleluya iyo zaje uri muri Aziya aba ari bubonemo mesaje ni ukuri iyo naje uri Burundi arabonamo mesaje amina iyo naje uri muri Kongo arabona mesaje cyane rwose iyo naje uri muri Kenya arabona mesaje haleluya amina ariko nje kwabwira ngo dufite imana itabara abayo itabara abantu bayo yego uyu mutaka nawuguze mu gitondo buriya imana itanze umutaka hari ikintu ibikoze ku buzima bwanyu mwese imana itugirire neza iyo umutaka ntabwo wamanukiye igihugu cyacu cy'u Rwanda gusa iyo umutaka wamanukiye ibihugu byose ntabwo nje kuvuga ngo wamanukiye buriya isi ni isi yego iyo turi mu isi twese turimo turi ibiremwa by'imana imana ishimwe cyane amen iyi si turimo ibiremwa byose birimo byaremwe n'imana ntabwo byaremwe n'abantu ahubwo byaremwe n'iki n'imana byaremwe n'imana yego imana itugirire neza haleluya umutaka Yesu yamaye ngo mubazanire yego ndizera ko muri mwese abateye kamera ndizera ko mwese muri bubone turi kububona rwose mutari bubone turabubona umutaka nkuguze mu gitondo ku bwa message Yesu yamaye mu gitondo cyane ijoro imana irambwira ngo genda ugure umutaka ndagenda ngura uyu mutaka ariko imana irambwira ngo uwo mutaka ni uwo gutwikira abantu b'imana imana irambwira ngo umutaka umanukiye mu gihugu cy'u Rwanda imana itwikiye igihugu cyacu cy'u Rwanda haleluya kabiri itwikiye abanyarwanda n'abanyarwandakazi gatatu yambuka ibihugu bitandukanye irambwira ngo hari ibihugu nabyo byari byaranyagiwe ariko imana igize gute irabitwikiriye haleluya amina bota y'amango imana irambwira ngo nimwakire imitaka yayo kuko imana igize gute ibamanuriye ikintu cyitwa umutaka Yesu yamanuye umutaka ntabwo ushobora kunyagira imana imanuye umutaka mu rugo rwawe wa mubyeyi we wa mupapa we imana igeze naho mu rugo rwawe ntabwo mvuze ngo uyu mutaka nubwo imana yambwiye ngo dore manuye umutaka w'abantu
yawumanuye mu bihugu bitandukanye ariko no mu ngo zabo Imana ishyizemo ikintu cyitwa umutaka kugira ngo mutagira gute mutanyagirwa nuko Uwiteka nyir'icyubahiro yavuganye nanjye ngo mbabwire ndakubwiye uri muri Kongo ko Imana iguhaye umutaka uri umuntu uri muri icyo gihugu ndakubwiye uri muri Amerika Imana iguhaye umutaka uri i Burayi Imana iguhaye umutaka uri Burundi akira umutaka w'Imana Imana ishimwe uri muri Kenya akira umutaka w'Imana Imana yambwiye ngo nimwakire imitaka yo kubatwikira kugira ngo nimukanyagirwe rere bota y'amando Imana irambwira ngo nimwakire amahoro y'Imana kuko ari Imana itanze ikintu cyitwa amahoro mu mitima yanyu Imana ibagirire neza cyane urakoze cyane ku bwa message nziza ugejeje ku banyarwanda numvisemo n'abakongomani numvisemo n'abarundi numvisemo hafi muri aka karere k'ibiyaga bigari birumvikana ko rwose Imana itanze imitaka byaba ari umutaka w'izuba cyangwa waba ari uw'ijojoba umutaka w'imvura Okay, Imana rero w'imvura kuko Imana imanuye umutaka wayo rere bota ya siri Imana ishimwe Imana ni umutaka yabahaye kugira ngo nimuzanyagirwe yego Imana irinde abantu kunyagirwa mu izina rya Yesu Kristo aho baherereye bose haba ariga abantu banyagirwa ku buryo butandukanye uzi ko abantu bashobora kunyagirwa ubukene bukaza bwakubita umuntu akanyagirwa bukamunyagira baba waranyagiwe warabizoro byabo yego Imana ikabiguhaye ikaguha umutaka baba waranyagiwe barakwirukanye mu kazi yego Imana ikabiyongera ikaguha akazi baba waranyagiwe barakwanze Imana ikabayongera ikagusiga igikundiro haleluya baba waranyagiwe etofe sawi Imana ishimwe ndumva afashijwe waba waranyagiwe imiryango yarakwanze yego Imana ikabiguhaye umutaka Imana ishimwe waba waranyagiwe ubukode bukumereye na imbabura yaranamanitse Imana ikabiguhaye umutaka yego waba waranyagiwe imbabura warayimanitse warishwe n'inzara neza Imana ikabiguhaye inzara yaranyagiwe umuntu waba waranyagiwe ugenda mu mufuka nta kintu ufite ariko Imana ikabiguhaye Imana ishimwe waba waranyagiwe Imana ishimwe barabuze ubwenge Imana ishimwe Haleluya waba waranyagiwe ubona bikomeye ariko rere bota y'amando urirwa uburana imazazi ariko Imana ikabiguhaye umutaka ni ukuri Imana ishimwe ko iduhaye imitaka ibintu byari bitunyagiye ariko byari bikomeye ariko bisagize gute abikureho mu izina rya Yesu Kristo dusenga Imana kandi irengere abantu bawe ni ukuri isengesho rirakenewe Imana ifite imbaraga Imana ikomeye uri Imana yacu ndemerera cyane Imana yacu bwite Imana ifite imbaraga Imana ikomeye rebota ya haleluya Jezimora nyemerera cyane Uwiteka utanze imitaka y'abantu utambukije ubutumwa mu bihugu bitandukanye utanze imitaka hari abantu bawe banyagiwe ariko Uwiteka utanze imitaka ndagushimiye Kristo ngaho komeza ubane n'abantu bawe kandi ubiteho nk'Imana ifite imbaraga n'ubutware amen amen Imana igumugisha cyane mukozi w'Imana haba kabazo k'amatsiko nundi ashobora kuba yagira wari gukurikiranye hirya no hino aho umuntu wese aherereye mu ngune enye z'isi zitandukanye hari ushobora kugira amatsiko akavuga ati ngiye rero ndumva nshaka ko aho bandegeye yansengera by'umwihariko kubera ko nawe mfite imvura iri kunyagira cyangwa se imaze iminsi inyagira cyangwa ndabona hari agacu gakubye imbere gashobora gutuma iriya mvura inyagira nsengere nanjye Imana impe umutaka akababona mu ruhande rwe nta mutaka afite yagusanga kuwuhe murongo kugira ngo umusengere nomero yanjye ni 079 9 7 yego Uwiteka agumugisha mu izina rya Kristo Yesu yego 079 yego 597 Imana igumugisha mu izina rya Kristo Yesu turagukunda azaza